utuyikore nonaho gukora nidushaka no gutunga turi murimo tuzabubazwa igihe cyari kingiki cyo gukora neza binahaye umbeduse irimo gusohora korera ugiye iki ntazabureka ugiye kacu uzamungara gukora uzarokora ubinahaye nziza marizabuhe bwiza Thank you.
kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba burasiye. Dore ubwijima buzatwikira isi, ubwijima bw'icuraburindi buzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe bukazagaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abandi bazagusaga ubyukanye kurabagirana. Bakristo bene data ndabirisha
Hallelujah.
umurongo wa mbere hakugira ngo igitaramo kukurushaje. Haleluya. Igitaramo kukurushaje kandi bizarimo urasi. Haleluya. Yesu ashimwe. Iyi mirongo ni myiza cyane muri igihe tugiye kugeramo. Imana yitegereje isanga ko nayo yasubiriye. Iyo dusabye mu gice kibanza cyangwa mu Rwanda n'icyenda hari ibyo Imana igushinga. Amen. Imana yari yitegereje isanga muri iki gihe abantu barishe gahunda isanga batakigendera mu byo yasezeranije irangije igitwaye iri shyamba turabagirane kuko umucyo wahoshe. Haleluya. Turabagirane kuko umucyo wahoshe kandi ubwiza bw'Uwiteka bugize buto biturasiye. Haleluya. Ndagusenga batumane mu mwese kuki iri shyamba ryaje. Imana yandishe yambwira ngo uzasanga mu gice kibanza uzasanga abantu banjye, uzasanga abakristo banyakinama, uzasanga abakristo bateraniye hamwe baravuye mu byiringirwa aho bakora ibidakwiriye gukorwa. Imana itubabarire. Usanga mu gice cya 59 umurongo wa 2 haravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo byayiteye kuri mu maso. Haleluya. Reka no kumva aho mu gice cya 59 ibyaha byacu, ibyaha by'abantu b'Imana, ibyaha by'abaririmbyi, ibyaha by'abakristo, ibyo byatandukanye n'iki? Ibyo byatandukanyije abantu n'Imana. Maze abantu babibwira biranezeza, ibinezeza Imana babishyira ku ruhande. Imana ibyitegereje irangije irababara, irangije yitera agahinda ndetse gupima amatwi gupima n'amaso. Haleluya. Ku murongo ukurikiyeho, umurongo wa 3 gukiranirwa akanwa kanyu kavuga ibigarama n'ururimi rwanyu ruvuga ibibi by'ibihwehwe. Haleluya. Ngibyo Imana y'ugushinja, ngibyo Imana yitegereje igasanga tutanyemeye gukiranuka, isanga bari kugira ifatanyije n'abapagane n'ubundi bakiga kubikora ku mugaragaro abantu babaye hasinzi. Ariko byagira mu nzu y'Imana bakikijije batembera kuzurana mu ijuru nabo barangiza bagatembereza ndetse bagashaka no gusarura amabati. Ariko twaba mu nzu y'Imana bakagenda bakayembayemba bagasubira hahandi bakajya kuri bya byuma byo mu kintara byo mu ibanga bakajya kuba bagasinda bagasambana bakarega bagakora ibiteye isoni ndetse bakanuka bakavuga ibihwehwe. Yesu atubabarire. Aya magambo naza kuyasoma y'imirongo ibiri mushizi ndangije mbitegereza ndabona Mana we ese bimeze gute. Ndangije nsubiza amaso inyuma ndeba ku rugendo rwe nakoze, ndangije ndavuga ngo Mana we hari icyo abantu bakagombye gukora. Yesu ashimwe cyane. Ejo nakoze urugendo ndagenda ndetse mu modoka, nicaye mu modoka ndareba umuntu wicaye hirya yanjye ngiye kureba cyane mu mukobwa mwiza w'igitangaza. Ndamwitegereza ndangije ndamureba ndavuga ngo yaba ari umuntu yubaha Imana. Ngiye kureba cyane niba yaratuje aramwiyashyiramo amahembe. Mwari bakabibonye cyane amaso amenye y'ukwangirana yaraseka bagakonika barabibwira bivuye mu menye gusa kandi amenye yarahari. Ngiye kuko abantu b'iki gihe b'abakristo bishushanyije nabo babatubwirwa banyura n'abapagani. Abakristo rero bamubona barangiza bakigira ibigezweho ubwo nabo barangiza bakajya gushigisha
barangiza bakagushisha mu bwenge. Abakristo biragutinya kwambara amapantaro y'ibintu ngo bagende mu muhanda, kitari inzira ngo viziyo yabikuyeho. Ariko nagira ngo mbibwire, ntabwo barukwiye guherana na viziyo y'isi, ahubwo barukwiye guharanira viziyo y'ijuru. Haleluya. Umurongo wa karindwi wo muri iki gice ngo mwere dusomere. Umurongo wa karindwi wo muri 59 avuga wiki. Yesaya 59 umurongo wa karindwi. Nawe biri ufite agiye kujya binde. Yesaya 59 umurongo wa karindwi aratubwira ngo ibirenge byabo byihutira gukora ibibi kandi bihutira kuvusha amaraso y'abatacumuye kwibwira ibyo gukiranirwa, aho bajya hose ni ugusenya no kurimbura. Haleluya. Ibirenge byabo byihutira gukora ibibi kandi ntibatinya no kuvusha amaraso y'utagize gute y'utacumuye, aho hose ni ugusenya gusa. Ntabyo kubaka bagira, kuko Satani yarangije kubahuma amaso kugira ngo batareba ibyizerwa, batamenya ukuri, ahubwo bari kujana n'ibigezweho. Ntabwo babituma gukora ibyaha, ntabwo babikora ibyaha bihishe, ahubwo babikorera ku mugaragaro. Kera tugikizwa nta mukobwa agenda agafatanya n'umuntu mu muhanda. Iyo ugiye kureba usanga abandi baza kumubwiriza, yarangiza akavuga ngo mwebwe ko gusenga bariya baririmbyi banyu bameze bate mu kimana. Runaka si umusambanyi, runaka si umusinzi, si gusangira inzoga. Ngibyo iby'Imana iri kudushinja. Kandi tumwe dukwiriye gukora, dukora ibidakwiye gukorwa. Ariko Yesaya yo muri iki gice cya 60 ari kutubwira ngo tubyuke. Haleluya. Tuve muri ubwo businzi bwadusinzije, tuve muri ubwo busambanyi, tuve mu nzangano, tuve mu matiku, tuve mu burakari, tuve mu inzoga, tuve mu kugambirana, tuvuge turabagirane, dukomanga Yesu Kristo aje kandi kugira ngo tugire neza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirakomeza rikatubwira ku murongo wa 8 no gusomera Dominiko. Umurongo wa 8, inzira y'amahoro ntibayizi, kandi mu migendere yabo ntibagira imanza zitabera, biremeye inzira zigoramye, uzigendamo wese ntazi amahoro. Nuko uko Imana iri kutubona kuri neza, ese wowe n'uruhande rwawe rumeze bite? Ese Imana iri kudushinja, wowe ntabyagaragaye kuri wowe? Tekereza urugendo ugenda n'Imana yawe, urebe ukwezi kwa mbere, urebe uko agiye mu iterambere ry'Imana. Reba uko agiye mu itorero shingiro ababifamo. Reba uko abanye na mwarimu w'ikanisa yawe. Reba uko abanye na pasiteri wa paruwase usengeramo. Ese amutangira ubuhe buhamya? Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hejuru y'ibyo byose nibyo bituma Uwiteka twumva iki? Atuma amaso, bigatuma Uwiteka atadutabara, tugasenga ntidusubizwe, Imana ikadusezeranya, yamara kudusezeranya amasezerano yacu akaba amahuri kuko tutumva Imana. Uyu munsi rero Imana iduhaye ijambo ryiza ryo kudukenera, ritubwira ngo twibuka noneho ubwo muri byageneye natunganye. Byuka ureke ubusinzi, byuka ureke ubusambanyi, byuka ureke ishyari, byuka ureke inzika, byuka ureke kugusha abandi muri korali yawe. Uyu munsi korali yaterana, barangiza bakavuga ngo bagiye kugura ibyuma, wowe warangiza ukaza ukabaciye. Byuma n'ibyo byuma ukubigura ubundi igihe twabiguriye byatumariye iki? Naho Satani yarangiye kukwegera kuri dohe uzacaho, barangiza ugacaho ariko ugasiga ubishima imitima ya benshi. Uyu mwanya mwiza wo kongera kwisuzuma, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo turabagirane kuko umucyo wahuje, kandi ubwiza bw'Uwiteka Imana yawe ukaba bukurasiye. Haleluya. None umucyo
uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzatugaragaraho. Haleluya. Numara kubyuka, numara kwitandukanya n'ibyo Uwiteka yanga, ubwiza bw'Uwiteka buzakugaragaraho kandi ubwiza bw'Uwiteka buzakurasira. Nutamuka bazavuga ngo mureke muratamuke. Haleluya. Nujya mu isoko ryacu Imana ryaremye kuko bazi kuri umurokore ntawe unavuga ngo ariko akakuyobora. Turatamukubona wese akabona nta tandukaniro riri hagati yawe nawe, ariko uyu mwanya ni umwanya mwiza Imana iduhaye